naka gapfukamunwa muvuga ngo karabagoye haba haraje agapfuka amaso haraje agapfuka amatwi agapfuka hari umwenge hose ariko kuko Imana yaturemeye haje agapfukamunwa konyine bishatse kuvuga ngo nubwo babona ngo icyorezo cya covid kirahari ntago covid ari yigaragara yonyine n'Imana yacu irahari iyo itaza kubihari tuba twarapfuye tugashira kuko ibintu Satani apangira mu bakozi be bari aho tutazi ni ibintu byo kutwica no kuturimbura baturimburira mu mafi turya bakayatega uburozi dore nk'ubu nikundira agafi babiremera mu nkoko batugaburira. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikira Mama Charlene official shene nziza cyane ya gikristo icaho ibiganiro icaho filime icaho ubuhamya icaho ijambo icaho ibintu byinshi cyane kandi byiza tugenda tubona ubuhamya butandukanye byuko hari abo byafashije. Ndagushimiye cyane ko udukurikira umunsi ku munsi kuri Mama Charlene official. Niba ari ubwa mbere hageze turakwakiriye, kora subscribe nawe winjire mu muryango w'abantu bakurikira channel. Ikindi bizagufasha kugira ngo n'ibindi bikorwa bizakurikiraho uzajye ubibona mu buryo bworoshye. Niba waramaze gukora subscribe turagushimiye cyane cyane rwose, nibidureza agaciro kuko uri mu bantu batuma dukomeza gukora. Mwatugire watweretse icyizere utwubakamo nanone imbaraga n'icyizere cyo gukomeza gukora. Turagushimiye cyane. Ibyinshi wenda Mama Charlene azajya akomeza agenda yibabwira ariko mbaye muvugeho ibyo ngibyo. Uyu munsi turi kumwe na Mama Charlene, hari byinshi bimuri ku mutima, hari icyo yifuza kuganira nawe cyane cyane muri bino bihe turimo bisa nkaho bitoroshye. Uduce dutandukanye tw'igihugu ari kudusubiza muri guma mu rugo, abantu bongeye bahangayitse, ibintu byongeye byakomeye, ariko hamwe n'Imana nta kintu gitungura Imana. Reka dutangire kino kiganiro Mama Charlene adusengera, noneho dukomeze n'ikiganiro. Imana umugisha. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe. Uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Uri amaso y'abatareba, uri amaboko y'abatayagira, ukaba amaguru y'abatagenda, uri se w'imfubyi n'abapfakazi, uri byose kuba gufite. Haleluya, haleluya. Uri umukozi w'umuhanga ku buzima bwacu, turakubashye. Muri aka kanya rero ndasenze cyane kugira ngo ushyigikire iri teraniro n'iki kiganiro tugiye kugirana. Twebwe ubane natwe muri uyu mwanya muri iki gikorwa kandi ubane n'abadukurikiye, tubone kugira neza kwawe mu ruhande rwa buri wese abone neza yawe. Ngaho bana natwe kugira ngo icyo ushaka ko abantu babona kandi icyo ushaka ko abantu bamenya kandi icyo ukeneye mu bantu bawe kiba ari cyo gisohora. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mashe, hari umushobora kudukurikiye ari ubwa mbere akubonye cyangwa se ari ubwa mbere adukurikiye, nubwo wenda bidakunze gushoboka cyane, ariko uyu muntu ndashaka ko mwibwira kugira ngo amenye umuntu wagiye. Okay, nitwa Mukeshimana Emerita, nzwi ku izina rya Mama Charlene, ndi umumama w'abana batanu. Yego. Yego. Uyu munsi ugiye kuganira ku magambo n'ijambo ry'Imana, ariko tugendere ku bihe turimo, dusa nkaho duhumuriza abantu kandi nanone haribuze kubamo gukebura. Muri iyi minsi turi mu bihe bigoye. Uretse n'iyi minsi gusa no mu buzima busanzwe abantu bagira bitandukanye bibagora. Umuntu ashobora gupfusha be, umuntu ashobora kurwara indwara zidakira, umuntu ashobora gukora accident, umuntu ashobora kubura ibintu yari yiringiye ko biri bumukize cyangwa se biri bumugire umumaro. Ibihe turimo byaguma mu rugo ugasanga business zawe zirahagaze. Ni ibintu byinshi cyane tugenda tunyuramo kugeza noneho umuntu yibaza ati ibi bintu Imana irabizi. Imana yabona hari ubwo abayuva nibo bajya babaza ngo basaba tuvuga ngo ese Imana ngo yita ku byo dutekereza, ngo ese Imana yita uko tubayeho, ku buryo umuntu agira muri icyo gihe yibaza ngo ese Imana intekerezaho, ibimba Imana irabizi, Imana irabibona. Mama Charlene, nk'umuntu akubaje nk'icyo kibazo ati ibimba Imana irabibona, ibimbaho Imana irabizi, yigeze ibitegura, yigeze ibitekerezaho, wamusubiza iki? Ikintu cya mbere nzi nizera, ngewe nsobanura ibintu namaze gukoraho ubushakashatsi nihereyeho. Kuko ibyo bihe byo kuvuga ngo Imana iranze, ubu ko kwiri kundeba, ubu si byo ncamo irabibona, nayo irabeshye. Aho hantu nta muntu wera wirabura, naho waba mu mwuka utanyura aho hantu, ko nzi ko nanjye nahageze. Ariko
ntabwo nifuza ko tuzajya tubonera Imana mu guhaga gusa, tujye tuyibonera no mu gusonza. Ntitukarebera Imana mu kunguka, tujye turebera n'Imana mu guhomba. Ntitukarebera Imana mu kubyara, tujye turebera Imana no mu kutabyara. Ntitukarebera Imana mu kwiga tugatsinda, no mu gutsindwa tujye tuyiboneramo. Kandi ntitukavuge ngo twabonye Imana kubera yuko turi mu bihe by'ibitwenge, ngo ibihe by'amarira nibiza twibagirwa Imana. Imana ni Imana yo gutera imbere, ni Imana yo gusubira inyuma, ni Imana yo kugushyira hejuru, ikaba ni Imana yo kugucisha bugufi. Ni Imana agapfukamunwa turiho, sibyo? Bamwe bajya ku mabici, siko bahita, bari kurya ubuzima, nta gapfukamunwa, muhurira hari kwa rubangura kabizo, hari ukuntu najyaga mbona abahungu bahura n'abakobwa mu muhanda, nta bintu byinshi, sibyo? Ni Imana kandi twambaye agapfukamunwa, ikaba Imana turi muri guma mu rugo, ikaba Imana harimo metero. Ni Imana y'ibihe byose. Rero ntabwo mbyumva. Iyo umuntu atinyuka kuvuga ngo Imana ntiriho kubera bakinze, kuko bafunze imipaka, ntitukijya mu Bushinwa na Dubai n'ahandi. Ese igihe twagendaga nibura twigeze tuvuga tuti turagushimye Mana kuko turi kujya Dubai? Ibyo ni ibintu tutigeze tuvuga. Turagushimye Mana kuko turi kujya mu Bushinwa, tuguhaye icyubahiro kuko waduhaye amahoro. Hanyuma twibutse ko Imana idahari kubera ibibazo turimo, mu bisubizo bwo hari ubwo twigeze nibura tubizirikana ngo iyi Mana tuyiha agaciro, tuyubahe. Nashakaga kubwira abantu ngo Imana irabireba. Imana yanabimenye bitaraza. Imana iraturebera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Imana iraturebera mu bihugu bitandukanye, Imana iri kuturebera muri guma mu rugo, Imana iri kuturebera mu abashonje iri kubareba, n'abari kurya bagasigaza iri kubareba. Ni Imana y'ibihe byiza n'ibihe bibi, ni Imana y'abazima ireba abantu bariho, ni Imana ireba abantu bari guherekeza abantu babo bapfuye, ni Imana ikontorora isi kandi ibyacu ntago biyihishwa. Iyi Mana nshaka gusobanurira abantu, iyi Imana ijya kurema umuntu, ikintu cya mbere ikora ni ukuturemera. Urikumva? Gasubiramo ukana. Hari igihe umuntu yicara ngo mama ngo ndemera. Hari umwana wanjye uherutse kuza ngo ndemera. Hari umwana uherutse kuza ngo mama, azana n'umwana bigana ngo ngo wambabariye ukaremera uyu mwana. Ini se ndamuremera iki? Ngo ntureba ngo iyi uniform ubona agira niyo yonyine. Nyirebye kandi koko mbona yashaje ngo sha mama muremere. Mpita mpamagara umuntu ndambwira ngaho genda bamuhe uniform. Ndamuremera ako mureke mbabazi. Imana ejo nagatekerejeho. Numva mu mutima wanjye biruzuye ko Imana yijya kurema umuntu ibanza kumuremera. Ikurema ijya kurema umuntu ngo aze ku isi, iba yaramaze kumuremera. Abantu nibo bikura mu mugambi w'Imana, kandi abantu nibo banyura ukubiri n'inzira Imana yabateguriye yo guhura n'imigisha yabo. Iyo umuntu ageze igihe cyo gupfa, Imana iba yaramaze kurema aho azapfira, yaramaze kurema n'isanduku n'uzayimugurisha byose. Iyi Imana ibona iyo umuntu ajya kuvuka, iba yaramaze kurema aho azavukira, yaramaze kurema uzamubyaza naho azabyarira. Uri kumva? Imana iyo imaze kukubona ugeze mu gihe cyo gushaka, iba yarakuremeye uwo muzabana, iba muri make Imana ntishobora kurema itamaze kukuremera. Bishatse kuvuga ngo Imana yiza kubaho itaraturemeye, abantu bamwe bari gupfira muri gereza bazira babafungishije bazira ubusa. Abantu bamwe kuri kamera ubu ntibaba bakivuga bazira badashaka ko bavuga. Abantu ingo bamwe ntibaba bakizirimo bazira badashaka ko babana n'abagore babo n'abagabo babo. Naka gapfukamunwa muvuga ngo karabagoye, haba haraje agapfuka amaso, haraje agapfuka amatwi, agapfuka hari umwenge hose.
ariko kuko Imana yaturemeye haje agapfukamunwa konyine. Bishatse kuvuga ngo nubwo babona ngo icyorezo cya covid kirahari, ntago covid ari yigaragara yonyine, n'Imana yacu irahari. Iyo itaza kubihari tuba twarapfuye tugashira, kuko ibintu Satana apangira mu bakozi be bari aho tutazi ni ibintu byo kutwica no kuturimbura. Baturimburira mu mafi turya, bakayatega uburozi, dore nk'ubu nikundira agafi, babiremera mu nkoko batugaburira, babiremera mu nyama bafunga mu bikote, mu bikombe, aho baturangiriza ni hesha, ariko yamaze kuturemera uko dukwiye kuzabaho. Ibi bihe rero abantu binubiramo ntago banabyishimiramo, birumvikana, ariko abantu nibige kubana n'igisubizo, bige no kubana n'ikibazo. Nongere mbibutse ko turi mu Rwanda, ntago turi mu ijuru rya nyakubahwa. Bishatse kuvuga ngo muri iyi si ikintu cyose kibi cyemerewe kuhaza, ahubwo umuntu nteye umubabaro ni umuntu wumva agomba kubaho guseka amasaha 24 akishima ukwezi kose, agaseka icyumweru cyose, akiberaho muri furi gusa. Umuntu nteye umubabaro. Ariko ngiye mu bintu namaze kwiga nkabishyira mu mutwe, namaze kumenya ko ngomba guseka. Ubundi nkaseka ariko shaho nkaseka na muziki kagaragara, ariko menya ko ngomba no kurira, nkarira ariko ku buryo nyarira yayandusha gutega ibase ukabona ko hari ayaretse. Ntago rero abantu bakwiye gufata ibi bihe turimo ngo bibaherane. Ikindi sibyo ko iki ari icyorezo duhuriyeho turi benshi. Nzi ko hari abantu bahuye n'ibibazo n'ibigeragezo biruta covid-19. Iyi guma mu rugo, hari abantu babanje guma mu rugo itaratangazwa, bari bifitiye za guma mu rugo zabo. Iyi guma mu karere, mwumva ngo habayeho guma mu karere, hari abantu bagize za guma mu karere zabo ku giti cyabo badahuriyeho n'abandi. Aba bantu ngo gupfuka umunwa n'amazuru, hari abantu babayeho mu bihe byo gupfuka amazuru n'umunwa nta tegeko, ari icyiciro cy'ibihe bagezemo. Kandi iyi nzara bavuga ngo inzara izica abantu, tubabarirana Abanyarwanda, ntabwo inzara ije muri guma mu rugo, na guma mu rugo itaraza hari abantu baburaraga bakanabwirirwa. Ahubwo ikintu tugomba gukora ni ukumenya ko Imana iri kutureba, tugakora ikintu cyatuma tuva muri iki kibazo turimo. Ariko nongere mbabwire ngo Imana ikurema yarakuremeye. Ubu Imana yari yaraturemeye muri covid, niyo mpamvu mubona tutaheza umwuka cyangwa tubure ibyo kurya. Abantu rero nibagira ituze n'ihumure, ntago covid yonyine ari ihari, n'Imana yacu irahari, kandi Imana ihari ku bwacu kugira ngo tugubwe neza. Mashere, nubwo wenda uvuze ibintu byose, ariko nawe ibyo bihe wavuze ko byakubayeho. Hari cyagihe nyine uba wumva wababaye, cyangwa muri kwibaza ibyo bibazo, noneho umuntu akora iki iyo ari muri icyo gihe, yari muri ako kababaro, kandi wumva n'Imana wayizinutswe, kandi wumva nta nundi muntu wagira ikintu akubwira ngo cyumve, kandi ufite agahinda ko mu mutima, nka ya marira ya Sara cyangwa se ya marira ya Hana, aho utangiye kwivugisha, icyo gihe umuntu akora iki? Nge bareka nkubwire, ubundi mu gihe cy'amarira ntacyo gukora ubu gifite, ahubwo abantu bajye bagikora bari guseka. Nimba haje amarira mbere y'uko urira wari umeze ute? Sibyo? Ko ntihakagira umuntu wifuza kubaho neza mu marira, kandi mu bitwenge yarabayeho nabi. Ese iyo uri mu bihe byo kwishima wifata uti? Umuntu akarira singicuruza, yeye nibyo koko, ariko ugicuruza rafiki yangu, ugicuruza icyumweru kigashira, ugicuruza nta wakubariye amasaha, ugicuruza nta wakubwiye ngo imyenda n'inkweto n'ibicuruzwa byose bivangavanga n'ibiribwa, ukiri mu kazi batarakugabanya mu bakozi, batarakinga Gapfukamunwa kataraza, ugicuruza amasaha yose ushaka ugataha igihe ushake, nta mupolisi uguhagaritse. Byari bimeze bite? Nicyo cyaza abantu dufite. Nimba uzi ko muri kwa gucuruza kwawe hari abo wafunguriye bari bababaye, nimba uzi ko muri kwa gucuruza kwawe hari ifubye wamenye neza ko ibuze minerval ukayishyurira, nimba uzi ko muri kwa gucuruza kwawe hari uwagutakiye ati mfite umurwayi yananiwe kuva mu bitaro kuko nta mafaranga afite, ukamuremera, je kukubwira ngo muri iki cyorezo cya covid
nubwo wowe utemerewe gucuruza kuko nta biribwa ufite ucuruza, nje kukubwira ngo abo bantu wagiriye neza, icara hasi neza yawe igutungane n'umugore wawe. Ariko nimba uzi ko wabiciyeho, icara hasi, kuko ibihe tunyuramo bigomba kutwigisha. Uri kumva? Kandi abantu ntabwo bababazwa n'ibihe barimo, ahubwo bababazwa n'ibyo batambutsemo. Uri kumva? Nkuba hamba niyica ko so nimba umuntu ari kurira ngo ntari gucuruza, nkatwe noneho tutanacuruzaga tukaba twisekera, ariko mwagiye mwihangana. Uko biri kose ibihe by'amarira nibiza, ujye wibuka ibyo wakoze mu gihe cy'ibitwenge. Uri kumva? Kuko hari abantu babaho ukagira ngo bafite imibumbe, urumva? Bibumbiye niba napfa bakagira ngo bazigira mu mibumbe yabo. Hari abantu Imana iha kubaho. Nk'ubu nimba hari abantu bafitanye amasinde n'Imana, ni abantu yaremeye ubuzima ugira ngo bahaye ruswa Imana, ibaremera ubuzima iburyo bwabo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Ariko mu kuburemera ubuzima bata abantu, bata imiryango yabo, bata itorero, bata Imana, ibintu byose babijya hejuru. Abo bantu nta humure mbafitiye usibye kwigishwa n'iyi minsi turimo, bagacishwa bugufi bakabwira Imana ngo tubabarire. Ariko ngashaka kubwira abantu badafite epfo ntibagire na ruguru, ntibabe hari ikintu bibitseho na kimwe. Bo ndashaka kubabwira ngo nizitagira imirizo Imana izikomera isazi. Ukuboko kw'Imana kurahari, kandi Imana yaremye isi n'ijuru, ifite byinshi ishobora kubakorera, ifite na byinshi ishobora kubakemurira. Hari imvuga abantu bakunze gukoresha, nubwo wenda ntibuka neza aho byanditse, bakavuga ngo nubura ubwenge Imana izakureka. Ariko muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo nubura, ngo bari muri Yakobo igice cya 5 ngo niba hari umuntu uzi ubwenge abusabe ko Imana itanga itishama, ihereza umuntu wese ubusabe. Hari ikintu cyitwa kuri ubwenge. Nashaka tugane ku kintu cyo kuri ubwenge. Sinzi ni hari igihe kijya kigera abarokore cyangwa se abakristo bakagaragara nk'abantu badafite ubwenge. Uri butubwire ko ubibona ndetse nuko ubitekereza, ese cyangwa se nuko wagiye uhura nabyo. Hari abantu ujya ubona hari ubwo byari byakubaho ukabona abantu bagaragaye no kubura ubwenge, cyangwa se urebye abakristo ubona ari abanyabwenge, cyangwa hari ahantu ugera kabisa ukabona abantu babuze ubwenge. Okay. Iki kintu hari ukuntu abantu baba bashaka gutukisha izina ry'Imana. Buriya mu bintu abakozi b'Imana abakristo, abantu bamenye Yesu bakwiye kurangwaho n'ubwenge, nibwo bwa mbere. Kubera yuko hari ijambo ushobora kuvuga kuri kamera, sibyo? Warivuga ni ukuri kose ku buryo n'itorero usengeramo nta muntu ushobora kubayoboka avuga ati iriya njiji yaturutseho. Ikindi, kubura ubwenge ni ikintu kibi kandi gikomeye, gishobora no gutesha agaciro ako gakiza wibwira ngo ufite. Kuko hari n'igihe umuntu ubona ngo avuga mu ndimi akazididibuza nk'aha kuri kamera, ariko wareba za ndimi yavuze ukabona ni nk'izo gutukisha Imana. Kubera iki? Azibwiye abatazikeneye, nta n'umumaro wazo, nta kintu byunguye abari kubireba, nta kintu byunguye abarimo barabyumva. Muri make ikintu cyitwa kutagira ubwenge biri mu bakirisitu birimo ndetse kandi cyane. Ni ikintu, kubura ubwenge bishobora gutuma utakaza akazi, sibyo? Umuntu yagera mu kazi agashaka kwereka abantu bose ko ari umurokore, kandi ushobora kwerekana ko uri umurokore utanavuze, ushobora kwerekana ko uri umurokore utasomye Bibiliya, ushobora kwerekana ko uri umurokore uteyereje ngo ubibabwire. Hari imbuto ushobora kwerera ahantu abantu mukorana bakabaza batari ko sa uri iki, ko hari ukuntu twakubonye. Ugasanga umuntu akererewe ku kazi, bamubaza ngo nagiye muri nibature. Byonyine kubabwira ko wagiye muri nibature ntibibareba, n'ibyo bya nibature ntago babizi. Uri kumva? Ukabona umuntu ari mu kazi ariko agafata ibyo bintu by'uburokore bye byose arabiyoya, bizanye hehe? Abizanye mu kazi, ku buryo aniyiriza nabo bakoranye bakamenya ko yagize gute yiyirije, ku buryo nasenga nabo bakorana bakabona ko yagize gute yasenze, bakamenya n'amasengesho yasenze. Muri make abantu b'Imana bakeneye ubwenge, bakeneye ubwenge mu byo bavuga, bakeneye ubwenge mu buzima bwa buri munsi, kuko nibyo tuvuga ntabwo twemerewe kubivuga ahantu hose.
hari umuntu ukora ikintu ukumva uzinutse abarokore ukumva nta nubwo waba n'umurokore kavuga uti nimba ari kuri abasara sinzasare nkabo nimba ari ku bwenge bwabo bungana sinzagira ubwenge nk'ubwabo muri make abantu mu bintu basabe n'ubwenge umuntu ashobora kubura ubwenge agakatirwa akajya muri gereza kandi avuye mu yitatu asenga y'iminsi 40 asenga y'iminsi 4 akajya muri gereza kubera kubura iki kubura ubwenge umuntu ashobora kubura ubwenge akaba yakirukanwa mu kazi kandi ako kazi yarakajyanweho n'Imana kubera iki kugakora ariko atari kugakora niki ubwenge nimba umuntu ari mu kazi ukabona umuntu ari mu kazi mashini muri imbere niyo agomba gukoresha kugasangazanye na Bibiliya kwirirwa wereka boss wawe udasenga cyangwa ufite izindi mana Bibiliya ashobora no kuyigukubitana cyangwa akayishwanyaguriza imbere yawe uko aje akahabona Bibiliya ushobora gusenga ntibabimenye bajya muri pause ukajya no muri toilette ntihagire umuntu urabukwa muri make nimba hari ikintu abantu b'Imana babuze ubwenge kandi kubura ubwenge kwabo ni ibintu bizabakururira kaga bizatuma abantu babakuraho icyizere kandi Imana igira ubwenge inatanga ubwenge niyo mpamvu abantu bose bakwiye kugira gute kugira ubwenge ahubwo ubwenge abantu bafite n'ubugomera Imana ubwenge abantu bafite n'ubwitekamitwe ubwenge abantu bafite n'ububakuraho agakiza ariko ubwenge bubigisha kuba mwisi bukababigisha kubana n'abisi ubundi w'iduniya hari igihe mubana akibwira ko muri kumwe kuko ntaho wamushyira uwisi hari ukuntu muturana ukamenya uko muturana ukamenya ko ari uwisi hari igihe mupangana diro ariko mugapanga uzi ko ari uwisi hari ubwenge dukwiye kugira nk'abakirisitu basenga budutuzi n'aha mu isi kandi agakiza kacu ntikagire gute ntigahungabane hari ibintu bishobora kubaho bitandukanye umuntu wenda akaba yavuga ati hano hantu hakenewe ubwenge cyangwa se ntabwo hakenewe ubwenge hakenewe gusa simbizi wenda nk'urugero nk'umuntu akagira nk'ahantu akasabwa gukora ikintu runaka ariko ntamenye niba ahantu ari ubwenge bukenewe cyangwa se niba ari ukwirinda ari ibintu nk'ibyo ugasanga bari kubikubika hari nk'urugero wenda nko mu byo gutanga akazi ugasanga umuntu asa nko gutanga ruswa runaka ushaka kuba igitsina ushaka kuba amafaranga n'iki mukamubwira ati wamenye ubwenge ndakamubwira ati wagumanye ubukristo wa muntu ari nkawe nka Charlene uhuye n'uwo muntu afite icyo kibazo cyangwa se n'ibindi byose bisaba umuntu wese bamubwira ngo gira ubwenge ubwenge nashatse gusobanura ni ubwenge ariko butatwambura agakiza ni ubwenge butuma tugumana gukiranuka ni ubwenge butuma tugumana ubunyangamugayo kuko ubwenge butugira incabiranya ntabwo ari ubwenge sibwo mvuga ubwenge butugira incakura ubwenge butugira incabiranya bukatugira abanyamitwe ubwo ntabwo ari ubwenge ahubwo ni ubwenge umuntu ashobora gukoresha kagakiza akagira gute akakagumana rero nka mugani hari igihe ugera nk'ahantu bakaguha akazi bakavuga bataha ahantu ntushobora kudepoza utabaye inshuti na boss bikumva utabaye inshuti na boss uragenda nyine icyo boss agutege kugikore kuko ibyo ayo manuka yagiye abaho ugasanga umuntu nyine baramubwiye ngo ni ubwenge utabura akazi ugasanga yemeye kuryamana na boss we cyangwa bakemera gukorana andi mabi yose ubwo rero si ubwenge kubiri kose ubwo ni ubwenge ni ubucakura bwo kugira ngo abone akazi ariko bugomera Imana cyangwa se uriya mwanya nushaka ureke kubura ubwenge shaka amafaranga uriya muntu tumukure muri uriya mwanya kariya kazi ugire gute ugakore ubwenge bwatuma uhirika umuntu ku kazi kugira ngo ugakore nabwo ntabwo ari ubwenge kuko ubwenge bwubaha Imana kandi ubwenge bushobora kugutambutsa mu kibazo Imana utayigomeye ubundi nibwo bwenge nyabwenge ndumva ari cyo nabivugaho dushimiye cyane abantu bakurikiye kino kiganiro ni byinshi byo kwigiramo ni byinshi tugarutse
kumenya yuko Imana kuba yarakuremye, kuba uriho hari icyo Imana yakuremye, ntago ubwo buzima burimo bugoye, ibyo biba burimo bitakoroheye, ntago bivuze ko ari ryo herezo ry'ubuzima, ahubwo shaka imbaraga zihakurenza, usenga Imana, uyegere, kuko hari byinshi yakuremeye mbere yuko ikurema. Ijambo rye ravuga ngo nakuremye, nakumenye ntarakurema, nkushyiraho ku muhanuzi, nakumenye ukiri urusoro. Urumva Imana ibituze, anatubwira cyangwa se asoza tubwira kugira ubwenge, ukamenya isoko y'ubwenge ko ari ubwenge butangwa n'Imana. Reka dusoze n'isengesho, dusoze dusengera abantu kugira ngo Imana ibahereze ubwenge kandi barusheho kumenya ko ibibaho byose Imana ifite impamvu. Imana iguheze umugisha. Imana turagushimye cyane muri aka kanya uhumuriza abagowe n'abababaye, ugirire neza abakuru ndetse n'abato, abadukurikiraniye hafi na kure, neza y'Imana bazenguruke kandi bagote, icyubahiro cyawe kibabeho, ukuboko kwawe kw'ineza kuramburirwe kuri bo, abantu barememo ihumure n'icyizere, udutabare muri ibi bihe turimo, utanga imbaraga n'imbabazi, udukurireho iki cyago n'icyorezo, maze dukomeze tubone kugira neza kwawe gukomeye mu izina rya Yesu, amen.